Shari. Mana aduteye iteka burya. Cyane rwose. Cyarabaye pe. Kandi mu buzima bwawe bwa buri munsi ujye ukunda igihugu. Ndacyemera cyane. Igihugu kandi nawe iyo nkubonye regamba uri umugore rwose w'intore. Akaburi igihugu ndakuntaka. Oya ntago ari ukugutaka umugore mwiza wundi atakwa n'umugabo kandi umwiza arigaragaza. Sikuntu bagenzi banjye iyo turi kumwe ku ikosi cyangwa muri training no mu yindi mirimo baba bambwira mufite umugore mwiza. Ariko ntagira amakenga abanisha ni muvuga ibyo muzika nzongera kubona nzabona iwanjye azambona aho ngaho wafuye none se ubona bagusika munafuye wakunda Shari twebwe pfa kubiye cyapoze kigeze ushyize mu ndari waza yaza da Shari ubona ibyo ngibyo nabikora nyine nuko mbeze ko utanca imbere na kwinyuma naho ubundi byanaho umva rero ikintu kiri numvaga nshaka ko tuganira n'umunsi tukaganira ku bijyanye n'inshingano z'urugo tukaganira ku bijyanye n'inshingano za business uziko nkora byinshi nijye nkora myinshi bavuze urabona iriya bare yacu kugira ngo uyiteho ntabwo ndi kubikubwira nk'ukoraga rwongeye nzagaruka mbere yuko ugiye kugenda rero nanone Imana yongeye kuntera iteka none se wagira ngo ino nzu se twari wigura iyo ntagenda ka kamisi yo bamaye cyagenga ndetse ko twaguze n'inzu n'ubu bongeye kumpa ubutumwa bwo kujya muri Haiti kugenda muri Haiti nzagenda ryari mpeze ngo wahamagara ngo nkubwire ibyo wacuze birateguza ntagiyo oya uzihangane uzaguma undindira umutungo ndavuga ya bare n'indi mitungo yose nawe nduzi dusanga udatezwa uzaguma urinde neza urumva oya ihangane kana se sinzakagutera n'ingaruka nzakuremera humura nzakuremera ntugire ikibazo nzakuremera rwose ndifuza ko iriya bare uzayireba neza harimo abakozi benshi harimo abakobwa harimo abahungu kandi bose ubona b'ingutse urangaye gatoya nazisanga utakiyitirwa dore ko uceceka cyane utabyina na vuba ndagira ngo iriya bare uyicunge neza aba mwana musaza wawe wundi wambwiye ngo duhe akazi nawe mbona seriva neza abakiriya abakira neza nawe uzajya umureba neza kandi niyazakenera ko wanamwongeza kubera ko bagiye kugira akazi kenshi ubu ndashaka no kuza kuba ari we nako ndabikubwiye ubwire ko ari we twagize manager wawe sigara ari manager ko turabakoze ari ibintu byose nawe harebe neza rero ubwo urumva nyine nta gutinda niko ibyacu biba byubatse ubu nta n'ibintu byo gukurusha uretse kungeza nko ku muhanda gusa ukampepera ngende naho imodokari zitugeza ku kibuga ziba zaje kudutora nta bindi ngiye kugenda rero sigare neza sigara amahoro ndagukunda rega ndagukunda ni ukuri ngukunda nk'imwe umwanzi ukwanga rwose umwanzi ukwanga ntakerekeze ikirenge imbere abagutekereza bose bagurebesha amaso yabo ibitekerezo bizimirireyo ntihakagire undi mugabo ukwifuza hirya yanjye uretse jyewe jyenyine uro wanjye rega naragutsindiye ni ukuri kose ntihakagire undi icyifuzo cya buri wese kizimirizwa mu bwonko ntihakagire umuntu uhagurutse ibitekerezo kubona kumva uranyumva neza urukundo rwanjye kana k'amaboko komera rero reka rero ngende nta kundi nta kundi nyine ubwo wowe none se akana ndi hafi kukuremera n'ingaruka ntugire ikibazo rwose nzakuremera niko buri nawe wundi se umeze neza ndakubona urimo urakora neza akazi mushiki wawe kandi rwose ajya kuntakira ajya yivugaho buriya ni mushiki wawe cyane mubyara wawe ni mushiki wanjye uburyo ajya mbazamo amakuru yawe uburyo nawe yambaza iyo turi ku kazi abantu bafite urukundo nk'urw'ababyara neza neza rega ni mushiki wanjye twarakuranye buriya ababyara warangaye banabyarana barabyo ntabwo babyishimiye yewe mbona nyine ku kazi ugakora neza mbona ugakora neza rwose nta kibazo byiza kumushimira byo mbe madamu karame ntabwo wamenye ko mwene wanyu yadusuye yego
Police yaje. Sister. Baraho neza. Nastisi. Ariko ndabona warabaye n'igisore rero. Nimunshyira hagati shanumve. Munshyira hagati shanumve. Nanjye. Nabaye igisore. Wicara hagati yanyu rwose. Wagira ngo yo wakira abakiriya nawe ubutamiraho. Sifite se umubosi mwiza. None se ubu wumva Brice wamuza kurya kuri ziriya nkoko. Urasiga tohagiye wagira ngo idenzi yose. Ncisha muranye ngashunaho. Numwumva. Niyo mpamvu mw'iyi minsi sinyunguka cyane kubera inda ya Brice. Oya nanone. Ntabwo nagomba rwose. Umva. Afana rwose nawe. Brice nta kibazo rwose mufiteho. Nubwo mvuga ngo sinyunguka cyane kuko azirira. Umenya n'undi ntiwakora mu biryo utabiryaho. Nawe aba yakoze cyane reka. Nawe mbona ko abakoze ariko nawe yogosha n'udufavori. Yashyizeho utuntu. Urakafa asobanutse. Kandi shaka niyo twara neza nzagushyingira. Merci Kalisa. Nzagushyingira rwose niyo twara neza. Byumvise. Agomba kugushyingira none se ntabwo byabura. Ya. Ndibaza rero mubona. Icyo ushaka kumubaza se? Aha no kumubona byonyine rega biba bihagije. Bri, amakuru ya mukecuru se? Mabukwe. Amakuru ni meza. Cyane mwongera kubona. Cyangwa ngo rwose Fande Thompson aragushimira ko wamuhaye umugore usobanutse. Rega buriya. Nzayongera rwose. Rega buriya ushaka kureba umugore muzima ureba amasaziro ya mama we. Undi ushaka kumenya umugore mwiza. Iyo ugize umugisha iyo afite mama, ubona mama we. Iyo urebye mama we ukareba amasaziro ye ukareba uko ahagaze bihita biguha kumenya uko nawe azasaza. Rero nari narebye nabonye umukecuru rwose nawe akimeze neza. Niyo mpamvu mbona ko nawe ari sawa. Rero ngomba nyine kujya mwitaho nkamuha keya ubona ko sinjya nkunda kaza muri stress za hariya. Hariya wowe ntujya se ko niyizira. Tuzajya dufatanya kandi nibitwara neza nzakuzamura no mu ntera. Kabisa byiza cyane. Nzakuremera rwose pfo. Dore ko nta mpyisi ntasi yaragakoma Fande Thompson. Nose ngende impyisi. Oya. Hege impyisi mbi ni mahuma. Nayo ari mahuma nta kibazo. Ntugire ikibazo. Karagaciyemo. Maze uze kureba ko waza kuzimana. Brice reka mbe ngiye. Kambe ngiye rwose. Agira akazi keza sheneye. Bye. Reka nkubwira. Tuzi ubwenge kabisa. Ariko natwe twaramukinnye. Twahataha. Kugeza na n'ubu atari yabimenya. Ariko ngiye turi kumwe mu bwabo. Reka njyewe numvaga yampinduye. Buriya yavuze umukecuru. Ndafata ise yabara bivumbuye. Numva bwahoranyije. Hafi ntabwo yapfa kubiyo. Nasarubizi kazagenda. Iyo nari mbizi yari yarabimbwiyeho. Ariko ntabwo uzi ko inota kizagendera. Reka gusa simba narabiguteguriye. Nari ngukumbuye bya hatari. Noneho njye noneho nyuma kubona aguhamagaye nahise numva noneho ntazi ko mbaye. Waketse ko bizi? Nahise numva ngira ngo arabizi ariko numva naguhobera ariko ndijijisha. Ese urumva arabibwira uko neza? Njye numva ko yabarebye nabo hanze. Oya naho ari kumubira se ubu ngira ngo ari kubimenya kuvuga ko nyine ari musaza wanjye umwumva. Babarira ariko wapi ntabwo byabaye byo pe. Reka nta kibazo yabigiraho sheri yanjye rero yaritonda ntabwo. Reka tujye twijijisha. Nyine twumva kugira ubwenge ariko nyine nta n'umwe ari kubimenya ntukamugire ikibazo cyane. Azamara amezi menshi kumwabira 3 gukomeza. Amezi 12 yose. Cyakora. Numvaga yantindiye bya hatari.
mana yanjye umugore wanjye ndi kumva cyangwa n'undi cyangwa yataye urwo hinjiramo abandi reba agahinda si uguhororera kandi ndebe ko nahamagara abaturanyi wenda baze bangira inama banamfashe neza nze kumenya nimba koko ibyo ndi kumva mu nzu iwanjye ari byo ariko nkubwire bibaye ari byo narasa n'umuntu umuntu utinyuka kumvogera ubwo nagiye gucunga umutekano w'igihugu akarwinjira uko yiboneye anamurasa agapfa nzahamagare turanyi wanjye se Kirasa ndamubona nzi ko abona message kurusha kumuhamagara kamuha ka message vuba muvandimwe Kiroso bwira na wa muturanyi wawe mu ntabare ndabona mu rugo masanze ibibazo mukibona iyi message muze mwihuta sende cyo nkundira Kiroso asoma message vuba ahise ayibona kamutegereza ndebe baturanye nta kintu mbahamagariye mugize ikihe kibazo gerageza mu nyumvire biri mu nzi wanjye Yesu nasi ni mu nyumvire kuyu we nagiye mu kazi ejo ngo n'umugore wawe ejo nibwo nagiye mu kazi nsezeye umugore nayo mfite gahunda yo kujya Haiti birahinduka nibwo ngarutse none n'igikapo singiki hano nibwo nari ngigaruka nkinguye inzu hijya kugera ku rugingo nkumange numva ibintu ni mu nyumvire uyu mudayimoni ni wawe wateye urugo rwanjye none se urugo n'urwawe cyangwa uri umwinjira ngaho ni wawe kumva byanyebeye uzi mwamukorera ufata akaguru kamwe ugashyira mugoza kandi uteramo ipasi ntabwo nabyihangana ari njyewe oya ariko umva nkubwire ndamurasa umva nkubwire ndarasa umuntu umva nkubwire umuntu winjiye aha ngaha ko ari wa musaza we uwo muntu wawe wimubeshya umva ndabizi umugore n'indaye yirweruka mu buhungu bwa karitsingi ndabizi neza yazengejeho ngo bakaretse bose oya ndabizi winjiye aha ngaha niyo yaba ari musaza we niyo yaba ari nyirarume icyo ari cyo cyose ndamurasa musaza we yamutakira iyizanye ubwo se murase yewe umva nushaka uhite wahukana ari wowe ahubwo ibyo bintu ntabwo nabyangana ari nkagiye nasiga mwisha ariko cyamutera ipasi abagore nkaba yabuze iki musaza we niwe winjiye aha ngaha nta wundi muntu kereka arimo yewe we musaza we ubwo niwe urimo ukora ibyo tuba turumburemo umuco waracitse bigezaho tuba turumburemo tuze gato yabuze niwe mama akazi ko nagiye akazi ko ntahari seko ndibwo wicaye inyuma y'urugi mu nzu habaye iki se wowe uzumbaza ngo mbanije inyuma y'urugi burya aho nicare mu nzu abari iki kirimo iwanjye habuze iki ariko none wasize iki se wasize iki kurya wavuga ngo wabuze iki 2,000 nagusigiye waramaze subwo amafaranga urarya wa mugore we ibihumbi birumba byahahira abana bose baba muri uru rugo natwe usigaye ugirinda wa mugore we usigaye ugirinda sirikanza ari ntege uravuga ngo amafaranga nagusigiye waba warayariye yose ukayamara ngo wicaye mu ngo nta kintu kirimo ubwo ushatse kuvuga yuko ntagabura muri urugo hari ikintu kibuzemo ugabura sugabura iki ibihumbi 2,000 byose nagusigiye urabiriye urabimaze ariko numvise ngo usigaye ujya no mu bagabo wowe narakumvise ntabajyamo kuko haba ari icyabuze reka nkubwire rero sinkakubwira ikintu mubwiye ngo nzamureho amata mwumvise
kugira ngo ungane gutya ni imitsi yanjye uri kurya zikabyibuha nk'udatekereza nta soni nakubwira ikintu ukizamura kandi nuko ntari wavuga ucangamo iki niyo mpamvu kibuha nk'udatekereza kubera imitsi yanjye wirirwa urya imitsi yawe navuye kwa mama nangana uko wanganaga ego maze nk'uruzingo none ndakugaburira urakuze none usigaye ushyogoza wa mugore reka nkubwire rero ca bugufi twumvikana ibyo kumenya ngo nari maze igihe ngo icyumweru ngo ntataha ngaha ntago bikureba sindi umwana bagendana mu ikofi cyangwa amafaranga niyo bashyira mu ikofi bakayabikaho bashaka kumvise ibintu byo kuzana uza umubwira ibintu ukazamura ukabyimbya amata mukayazamura ntago mbishaka Unse icyumweru gishize uri wabaga hehe ubwo mama nza harunza nenda miliyoni umwana bagendana mu ikofi ko ngomba kujya ahantu hose nshaka kandi ujye umenya ko ndi umugabo ntabwo uri umwana ariko ngomba kumenya aho wagiye hose ariko nawe umugabo ninde wowe ni jye mugabo nese ndi guri umugabo ukaba utuzinjingana mu rugo ubwo ngo bishatse kuvuga iki uce bugufi twumvikane wumvise iki kiba cyagiye nawe iki kikoryi cyane abandi amani kucyo abandi papa ni kucyo abafasha ngo ndavuga wa cyane utangiye kunyizamuraho nawe gutangiye gukura asa nizamuye gute ntabwo ari uko bakura wumvise kuko abandi papa ni kucyo bifata kwa bagore babo icara hasi ukaza kumpagararira icara hano vuba nose ubundi wabaga iki ngiki ahubwo imico yawe ugenda ugishyiramo papa n'abandi bagani gutyo bameze urumva kiyo ntukanyirije wa cyane se mu cyabuze n'ahantu gitoromera ngo kigende asinoro amasundi umwana wawe mukimaze kungana ese nawe ukimenye ko cyane abandi bana bagenda bakajya kwishakira imirimo bakiyangira imirimo ariko bajya kwishaka ababyeyi batabigizemo uruhare we uzicara ngaha wirwa ugenda imisozi yose yimare iyo ngiye noneho ahaguruka ngaha ajye kwishakira icyo akora kiziritse aha ngaha kizirika kuri nyina ni ukwizirika ku mbuto yawe none sinagenda nta n'imyuga yagize basi ndihira ngo nige ni ukwirwa ugenda gusa nta n'ubwo mama abaze naho wagiye ubwo mutwe wawe urimo ubwenge bwo kuvuga ngo ugiye kwiga ngo imyuga nose nigize njyewe basi ngo ko nta bwenge mfite wamusangiye angahe sera ntukansuzuguze icyana cyawe wumvise ntukakinsuzuguze ibi byose ni wowe wakinsuzuguza ase mu gusuzuguzana wa mbere wagiye uramwohereza umujya kumutsindika iyo nazi none uvuga ngo n'uwakamera warakunaniye iyo ndebye mbona n'iki cyane ntanakibyara ntabwo kandi kubera babagabo wirirwamo hanyuma samubyaye babagabo wirirwamo umenya aribo bakibye ntabwo nabyari cyane kimeze kuri iki gifite ubwenge nawe rwose bisubira nawe mwana urandebera nirirwamo hano koko jewe umva nkubwire nose mama ubundi papa abagari jewe reka nkubwire umva ntukambwire nguhaye ibyumweru bibiri uzaba ushatse ahantu utoromera waragiye uzabashakira ibintu nose nagira njye gushakira iki se numaze gukura muri se nkura nyine nose nzabyiga kandi reka nkubwire nose ushaka nta rutugu rukura mu rusumbi ijosi jya umenya ko ndiso nose amafuti navuze ngo yose nayari uzagende ntacyo mumariye wumvise ntabwo ntukamvugiremo ni jyewe mugabo urumva ntukamvugiremo n'iki cyana cyawe niwo ukisuzuguza urumva genda avuze ngo mwese hariya nzaza mwese nkabakuramo umukwabo jye nakubwiye ngo wacyana we umaze gukura ugomba kumenya ubwenge ukagenda ukajya gushaka kandi akazi ukamvira mu rugo ukagenda wumvise nose papa nzakora iki uzagenda ujya gushaka akazi urebe ibyo ukora nushaka uzabe nabakarya rwo n'iki cyawe ureba ko nyumvira uzatora umugeni umvire mu rugo akugura papa nyabaki ushigikira umwana we kujya gukora akazi ko mu rugo kandi niwo munsi usuguza akusa umwana mu gusuzuguzane sihirirwana nawe yirirwa ku ntuza ku nguti wirirwa ku nguti yazanye kugira uti azakishakira amazi urumva uri umupapa ku buryo washigikira umwana ngo agiye gukora akazi ko mu rugo azakishakira n'amaze gukura wakamushakiye se wakamushakiye kuri se ntamushakira iki se ntikimaze kuba ikigabo genda avuze ngo nguhaye ibyumweru bibiri ntakubona mu rugo rwanjye nose papa nzakora iki ese kuri kumwirukana mu rugo rwawe azagende ajye gushaka akazi nawe avire mu rugo iki cyane niwo kinsuzuguza ubundi utamenya ko ndiso waretse umwana uyu utamenya ko ndiso iyo ntabacanzemo iki n'imigire ngo mwese ngo mbashyire ku murongo ntabwo mwumva se kuba udahari Halo, ite fofo amakuru y'iminsi twaraburanye ego ko mama wazansuye se nka kuganiriza
mfite amakuru ashyushye nsigaye mfite igishuga danimana ndaryoshye muri iyi minsi yego sha ntabwo nakireka kimfitiye umumaro sha kubona se abasore b'iki gihe shaho utamenya ibyabo sha uzansure ubundi nyine utese neza dufite sheri wanjye neza fresh yo twishimiye kubabona ndagarutse reka uriya mugore aba yanesheje umutwe mana yanjye nakumukubitwa n'inkuba uzi umutwe aba yanesheje n'igihungu cye reka baba bantesheje umutwe rero umutuzo wanjye ni wowe gusa yo ni byiza sheri nanjye uzi ukuntu ngukunda nanjye ariko ndagukunda reka niyo mpamvu igihe yashaka gushira stress itanza kukwirebera uko mba numva ubwenge bwanjye bugiye ku gihe urumva ntabasha kwibagirwa uriya mugore none afite igihungu cye hariya we kamubwire ntabwo mpeze gusoma mu mutima wanjye uriya wanyura amafarumasi byararangiye pe ariko sheri njyewe nubwo ngukunda ariko ndicara nkatekereza nkumva umutima urimo urandya aho nitumara kumarana igihe nk'icyamaranye n'umugore wa mbere aho nanjye ntazampa priyave mu mutima we uriya mugore namukubise priyave urumva noneho mukubitana garanti yayo rero wowe ni ukuvuga ngo umutima wanjye niwe wamaze kwigarurira pe ibyo uriya mugore sinkina bitekereza rwose shari mbabarira usubire mu rugo rwawe wongere ugarure na wa mwana wawe wari waratorongeye hanyuma nanjye ngashaka abasore turi mu rungano rumwe kuko nkomeje ibi ngibi mbona n'ukuri kw'Imana naba nanjye kunyicira future yanjye oya babarozi kuko bandogeye naba kandi nakubwiye ngo uguma mu rugo n'ibiryo babikuzanira aha ngaho ugume mu rugo byose bikumenyere none batangiye kundogera ibyo ni ukunezerwa by'agahe gatoya ubusenyewe ukuntu abagabo muharara uri mbabarira pe subira mu rugo rwawe sashira twagaturindwe mu rusha nitwishe ku buryo wava ngo abungu mungana ngo myaka 7 yaba nkurusha kandi ari byo uzi no gutetesha cyane nimba wumva ibyo mubwira njye utabyumva kamureke nigende ese shiri uragiye cyangwa ni burade ke baba we navomeye mu bitobotse ariko rero ibintu ambwiye ndumva ari byo muri logique yanjye mbishyize muri logique yanjye ndumva ari byo abana banjye ndabohoheje umugore wanjye nta kintu nkimumariye kandi twarasezeranye ibyo twasezeranye ko ntawe uzahemukira undi njye kumusaba imbabazi ibintu nkora ntabwo ari byo ngarure n'umwana wanjye yewe we yewe nisubiyeho reka mbitegeye It's the motherfucking Eagle Double G. umuntu ukijijwe ahangaha yafata akaririmbo keza k'Imana akazamura tukabasha guhimbaza Imana kugira ngo twinjire mu mwuka neza Haleluya amen amen haleluya amen amen haleluya amen amen haleluya amen dushimire Imana amen haleluya amen amen haleluya amen tugiye kumva ijwi ryabo mwe ndumva muri kuvuga kuririmba nk'ibihumira mwumve ba Haleluya amen amen haleluya amen Imana rwose yewe mbashije kumva nuko mbwiye ko hari Imana irahaza neza neza musubire haleluya amen amen haleluya amen amen haleluya imuzi gatigita simi gatigita ni umwuka wera oya oya mwonge yewe wera Haleluya amen amen haleluya amen none twagendeye rimwe haleluya kandi muhimbaza Imana mujyemo neza abasha kubyina Imana mubyinire bibe bityo bibe bityo twagiye ongera utere haleluya amen amen haleluya amen we haleluya amen haleluya haleluya amen we haleluya
indirimbo igize ite imukoze ku mutima imukoze ku mutima ku mutima mugire ite imukoze ku mutima ku mutima Rakese force takase amena kamarasera purura mupiririka kapaite mafumate mucyo bugufi rero dusenge mucyo bugufi dusenge rwose ijya gucekinga ibyaha byanyu byose biba biriho ibihanagureho izabakubire iki inshuro nyinshi kandi ikindi buri muntu wese bitewe n'ijambo ry'Imana tugiye twumva aze kureba ikintu atanga aho Imana kugira ngo Imana igite iturere byoroshye izi telefone zanyu rero ngiye kugira gute kuzabamarika bazijyane mu ijuru bazihesha iki umugisha yego mugire tumugisha noneho mumbeka amaso yanyu dusenge tubasengere umukozi w'Imana mbarambikaho ibiganza by'umugisha kugira ngo ibyo mutanze byose bihabwe iki umugisha ariko hagati aho umuntu ufite amafaranga yakira hasi tuyasengere ufite inote ukaba ufite inote haleluya ukayisubiza mu rugo utayihesheje iki umugisha no kuvuga ngo aya matelefone yanyu mwiza nuko uyu muntu rwose ari kumwe n'Imana nuko yakira rwose mwese mugira gute mukira hasi byo mufite Imana irambwiye ngo iragukubira ubu noneho nureba aya mafaranga ushyizeho 2,000 amafaranga 2,000 ubu bivuze ngo Imana yita miliyoni zinga ebyiri nuko rero muhumbike amaso mbarambike ibiganza Imana igira ite Imana ibashimire kandi barebe icyoroshye mwese mu mitima yanyu mutuze kandi nta muntu wemere kugira ate kureba guhuza n'Imana amaso Mana rero aba bantu bose bapfukamye imbere yawe Mana ari abazanye ituro ariko Mana abazanye ituro ubarebe cyoroshye cyane abatagize icyo bazana Mana uzakibaho utaha ariko Mana ubahe mu ncamake ibyo bazanye Mana bagirire neza Mana nyagasani uyu mukobwa Mana umukuremo abadayimoni bose bamurimo Mana Yesu urakora bose ukanakora Mana hose ukahagira Mana wakwitonze ugatuza ku Imana uri kumwe nawe Mana rero umugirire neza Mana ushobora byose dore yini Imana rero ko muri ushobora guhuza amaso n'Imana bikawukora umugirire neza rero aba basore Mana nabo ubakuremo ibintu bibarimo Mana abazimu bafite Mana ubakurimo Mana ubagirire neza Mana barebe cyoroshye Mana abasore bose Mana Mana aba ni abamarayika bawe bose Mana ubagirire neza Mana ako tuzi ariko uri kuvugana n'Imana irawukoraho imigisha utume yose yisubizayo yego Mana nuko rero Mana uri Imana ikomeye rero Mana ubiteho Mana rero mwese rero mutuze muce bugufiya ubu ngubu nanjye ngiye guhamagara Imana ibamanukire mwese ngiye guhamagara Imana ntagire umuntu ureba hejuru kandi ntagire umuntu ugira nanjye ngiye gutuza mvugane n'Imana mu mutima wanjye amena mutuze rero Imana rwose barebe icyoroshye kandi ikomeze kubagirira neza mwese rero mutuze mu mitima yanyu ubu nimwumva ntavuga ntimugire ngo nagiye ahubwo ndaba ndi connection n'Imana mwabyumvise mugire ute amena Pasiteri kuse ko mbona naho oya pasiteri naho hari pasiteri naho hari pasiteri si yagiye umwana si yamujyanye ari kuri connection y'Imana telefone se ziri pasiteri ntawo reba ntariya mbone nahitiye telefone se ariko tugiye ko nyine ajya kuri Imana nyine kadumenyesha oya tukabona n'amafarati wajyaga kumbwira ngo uriya mupasiteri telefone yanjye n'amafaranga ari gutegereza ndasubira mu mugesera kuko ariko abapasiteri yamwereza amafaranga yanjye na telefone yanjye ntose kandi imurashaka ibyo ngewe musi telefone yanjye nibayijya
si wombye ukura umupasiteri aziguse ni wowe wabimbwiye ibyo ngiye murama amafaranga yanjye na telefone yanjye natanze abapasiteri b'iki gihe n'abatekamitwe ngiye murama amafaranga yanjye na telefone rwose ntabwo byanganira Namwitwaza ngo njya neza murabikora simwe mpamvu yo kuri umupasiteri aziguse twagiye tukareba ko yamara inzara yo mu by'ukuri It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Ugeze se wafashe akamoto? Shaba ndagukumbuye cyane kabisa. Urabizi ingendo zo kuva hanze nyine ziba zivunanye kandi ntabwo ndagera no mu rugo wanjye sindahagera. Najya ngo tubanze tubonane. Wa muryango nasanze bawufashe. Nafashe nimero 22. Yesu! Ya, hamwe dusanzwe duhurira n'ubundi. Uwo muntu se muzanye ashari abo bantu batubihiriza ubuzanye nabiki. No. Ntabwo mbyumva. Nese ubwo aratuma twisanzura neza. Umenye ko namaze kwishyura road. Kandi tugomba guhita tujyamo tukaryoshya. Uwo muntu yaradutesha igihe. Ntacyo barabagiye gufata agafanta nyine abakanywa natwe tuwe twibere mu byacu. Sheri bankora bizi sinakubabaza. Imbari mushito wa nta kibazo. Sawa. Yeah. Ari ugeze ahangaho ute? wese wewe ngo ageze hano ute nzi ko ukiri hanze uko mama yarazi ko ukiri hanze ariko mbona wikanze ibyo byashire byihuse ko naje iri joro kubera ukuntu nayinaniwe imodoka yampfiriyeho mu nzira nkabura ukuntu bita ntahamara ahangaha rero ikintu kikugejeje ahangaha sinyize ugute uza mu marogi ahangaha ese sheri uyu n'umwana wawe ibyashire byihorera no ibyo byashire ntabwo mbishaka mugamishaka gende kumubaza ageza ahangaha ate yaraje mperekeje nje kureba sheri wanjye oya ako papa usigaye ucinyuma mama muci nyuma gute usanze hari umugore turi kumwe uyu ngwise ingwirinde ntabwo tuzanyambwira ngo agiye kunyereka sheri nkasanga gabanya amagambo narutuguru kuranga urusumbi ijosi kwanza mureke mbabwire mugende mujye kuri cyese bayifata mu muhite mutaha ubure nyoko anyitegura ndaje uranjijishije ariko ibyo ndakubwiye ngo genda kandi turabisubiramo ngeze mu rugo ariko shayihangane mugende se mugende muri mu kamasho ujya kumva wawe kumva ngo coronavirus ni covid-19 byo bintu byumva iki wowe bitekeza iki ubundi ngereka mubwiye ngirara kwa ibintu byagapfuka ngo niba ni covid bakavuga ngo no ngo kuva mu rugo no kwambara agapfuka mu none se nge narebye ukuntu kwa kundi nyine umuntu akambara no amatwi agahita hitama nk'ayihene yemitamo no kuzajya nkambara
mpamburira hano hejuru mu mutwe kugira ngo amatwi no agororoke kwa muganga. Ubundi corona ifata abasaza ntabwo yasati wabimenye kabisa. Ubusenge yamfata ugufata iki nta matuzi ufite yawe ahubwo akantu gatoya ujye kuno ukabona kumanywa ukananwa ari digenge uko bashaka nimugoroba ukabona nobyeje kugira saa 12 n'igice ukabona abantu barimo rigena birukanka corona ibibyutse. Ariko rero urumva mbere corona yari ifite defo yo kubyuka saa 3 ukajya ukabona noneho imodoka mu muhanda saa 2:50 ubundi akamubwira murabona corona noneho ari ingome isigaye noneho yaracanye ku maso sasa noneho yagira kuzya saa 3 aribyo byuka urumva none ubu isigaye yaravuze ati ngewe nta kubyuka saa 3 sajya mbyuka saa 1 ajyanye masaha yose biri gukora sister wamaye big up samani ziraje hani soni mugira isore sasi Yesu twinyanye egera ni soni mwegeranye na ko bari na seko mutambaye kamaro yimara ubupfukamunwa ariko ubundi unisanga na sanitize mu yose unisanga usubo nisanga nese agapfukamunwa kagira isaha kambarirwaho ntabwo wabimenye corona nirabisuka ubundi mwebwe mwambaye kare udupfukamunwa mbere kujya nijoro iminwa dora ngato tubika ubusa nijoro murayambara ariko corona n'amatwi yabaye nk'ayandi ngo bavuga ngo ibihemeye oya aba bakobwa hari ikintu bakeneye kumenya bavuze ko corona mbere yabyuka gasa saa 3 none ubu ngubu noneho yahize yongera amasaha ibyuka saa 1 none yakuze urumva amakuru mwarahishwe mwebwe ntabwo mubizi yewe ndabona njye mugiye gusana ariko mwebwe mutubari mwayibonye mwayibonye amabwiriza ya leta mwebwe mwigaragambije ko nta doma mu mwambaye dore ngo bigize nabi ngo bagira ngo amasaha ngo bambare udupfukamunwa tudufite ntabwo mwemerewe kujya mu bantu cyangwa kwegera abantu cyangwa musohoke mu rugo nta dupfukamunwa mwambaye akono naka nakume do mama niwe mugenda mukwirakwiza kino cyorezo ndebera noneho yambaye mu maso mumva mureke mbabwire rero nta muntu n'umwe utemerewe kwambara agapfukamunwa mwumvise kuko corona nta muntu n'umwe itinya ese iyo mutibabariye namwe ntabwo mubabarira n'imiryango yanyu ku buryo mwajya no kuyanduza dufite akazo kamwe agapfukamunwa aha hose niyo habagaragara ni mu maso niho ifata honyine agapfukamunwa kukambara nk'uku nguku nkambaye murabibona nuko tadufunda ugomba gupfuka amazuru agapfukamunwa kakamanuka ku kananwa twagataza muri stade nka kuno nkambaye ikindi ikirenze kuri icyo iyo tubahirira amabwiriza yo gukumira icyorezo cya coronavirus tugufatira iki ibihano urumva tukabahana kuko nta muntu n'umwe wemerewe kwigira ikigomeke muri iki gihugu cyacu murabyumva mwese rero nta n'umwe wemerewe kugenda ntabwo mpamvu yambaye igihe icyo ari cyo cyose mugomba kwambara agapfukamunwa nakubeshye pe ngiye kubera badukanguriye yuko bavuze yuko bwa mbere corona yabyukaga saa 3 agenda ntabwo bavuze ko yabyukaga saa 3 bavuze ko umuntu agomba kujya mu rugo agataha saa 3 ntabwo bavuze ko ibyuka saa 3 nawe wibwira ko niko narimbiye ntukajye ureshera abayobozi amasaha asigaye meze ubu gahunda ni ukuvuga ngo amasaha yavuye saa 3 kugira ngo saa 3 gahunda ni saa 1 ukaba ugeze mu rugo iwawe corona ni ibibyutse byo kubyuka corona ntigeze gabanya ubukana ahubwo yarabwongereye yarabwongereye saa 1 katabyuka byarakomeye yarabwongereye mu ngamba twafashe yuko tugomba kugera mu rugo sangahe saa 1 kandi ukava mu rugo wambaye iki agapfukamunwa aho ugeze hose ugakaraba uri buhuze n'abantu none corona uriya n'abasore giye bafata abasore se muri biki abasore saba ntabwo bafite niba nkanjye narateruye nari icyuma ubu nkanjye corona yamfata uretse no kugufata yakujanjagura ikanagushwanyaguza amara yanyaguye ariko muyobozi nanjye mfite ikibazo ni ukuvuga ngo mbere twabaga twemerewe kwirirwa tugenda umunsi wose ariko isaha ya saa 3 tukaba tugomba kuba twageze mu rugo nyuma yaho kugeza ubu ngubu noneho twemerewe kuba twagenda amanywa yose nijoro saa 1 tukaba twageze mu magaho dutaha noneho ikibazo nibaza ese corona ku manywa
birashoboka ko wenda yaba mu by'ukuri tuba twambaye udupfukamunwa kugira ngo tutakwirakwiza cyangwa twanduzanya covid-19 ariko none ndibaza korona yo ku manywa niya nijoro nyuma ya saa moya biba birutanwa ubukana. icyo twashatse rero twabonye aho korona igenda yongera ubukana. urabona ko mu gihugu cyacu abantu bagenda bandura bamaze kuba benshi. mu rwego rwo kuyikumira rero twasanze ari amasaha yo hejuru abantu bageraho bakirara. urumva niyo mpamvu twafashe ari amasaha tukayagabanya tukamara twashyira hasi kugira ngo tubashe gukumira icyo cyorezo tugabanya mu masaha. niyo mpamvu rero twafashe izo ngamba tugeza saa moya dukura saa 3. mbashe kuba nabisobanukirwa noneho najyaga mbitekerezaho nkumva mbuzi. ariko zimuyo njye rwose ndi urubyiruko nari mfite defo yo kugira n'agapfukamunwa nkumva abantu ngo namanika yanjye ariko ubu ngubu kubera ukuntu udusobanuriye njye rwose ndagusezeranya kuva ubu ngubu sinzongera kugenda mu nzira ntambaye ikintu bita agapfukamunwa nirinde nanjye ubwanjye na mugenzi wanjye murinda. kandi ikindi ubishishikariza na bagenzi bawe n'urubyiruko murumva nshuti zanjye muri kumva kuko korona ntabwo ureba ngo uri umusore ufite imbaraga ngo wateruye ibyuma ngo urangana gute. siko n'ejo bundi twe tugiye gufata inkeragutabara muri karitsiye nkatwe tw'abasore tubona ko dufite igikuriro kandi turi urubyiruko tugiye kuhakubita bagiye kuduzuza bari bagiye kudufata ngo batujyane kubera ko nta gapfukamunwa twabasuzuguye. bariya baba barimo baharanira kugira ubuzima bwacu bakumira kiriya cyorezo. niyo mpamvu mugomba no kububaha nabo mukumva mugakurikiza amabwiriza yashyizweho. nanjye nari mfite inkozi z'ibibi zitumva nkanjye nanjye ngiye guhita nzikangurira kujya zambara agapfukamunwa. genda ubaha iyo mesaje ubakangurire kujya birinda icyo cyorezo kugira ngo tugihashye mu gihugu cyacu vuba. muyobo urakoze cyane rwose kubw'iyi nama utugiriye. umva bano basore bari batunaniye ntabwo twari twagize ariko umva imana ikuzanye irakoze. iyo abayobozi bo muri uru Rwanda bameraga nkawe kuri iki gihugu cyari kuba ari umutekano. ni byiza cyane kuko nabo babyumvise. nakaraba ukiva mu rugo uhita ukambara. saba rero ngaho mukomeze mujye muri gahunda zanyu. murakoze cyane. Sigeura ntabwo ndi ingona rero. ntabwo ndi ingona. Ibe rero tuyisangire numva akunda kugura rimwe nanjye. Nicyo mukundira mwana. Ariko rero ejo bundi harandaburije mwana. Uribuka ariko kwa John Epfiriya umbwira ngo ngusanga nkungurira akantu ngo kageretseho n'inyama. Uzi ko ndi umujije wawe nahagera ugahita unsindira ngo nasinze fisi we nasinze. niyo mpamvu nanjye ngiye kwica amande nkagura igicupa ariko nubwo ari rimwe bati umugore mu kinyarwanda ugucumisa ingufi ntaba akwimye ndende. Ingufi ako nubwo reka nkubaza umuntu w'umugabo amugurira icupa rimwe. mba ngufite ku mutima nkavuga nti ngiye kugura igicupa turisanye no kurinywa njyenyine tunaganira ntituba tunaherukanye. Rega kiroso ibyo ndabyumva ndanabyemeye ahubwo ikibazo ni kimwe ahubwo uribuka umumagara ngo ninze kwa Kariza Epfiriya muri icupa nahagera nkasanga nasinze fisi we. Se ibyo kwa Kariza ubizanye ute niba nkubwi kwa Kariza biriya tubigere disipadi biriya nyine ibyo nibyo ndi kukubwira. none niba nguhamagaye nari kubeshye ariko niyo mpamvu nanjye mvuze ni rimwe ariko tubisangiye nicyo nayo mani ntaribi ariko reba kiruzi ngo agasi icyaka mfite niba bahamagare uri muri iryo cupa nushaka kurenzaho n'amazi yewe wowe upima urumva cyahewe niba mvuze ndi nkaba ngufite ku mutima avuga nti ndaza kugura iryo cupa turisangire urumva sereve kuri nka hasi yo kugena nk'akanyamasyo bitubyara urumva
icupa nturimenesha numva mufite intsingi kubera amafaranga ari make. Oh no. Nzane na fanta ya store ikonje niba rero nzanire cya gicupa kimwe kireshya gutya harya shaka cyita uganda harya nimba nkubwiye mufite ngo amafaranga makeya kiro ntari birata mwagenza n'ubwo bupeti sikoro bubiri ndabizi uyu ni umuhezi ntabwo yaburenze gusa ubwo nta kibazo nyanyagira ubanguke. yesha indwara ziruta indwara ntaso yakora umuntu w'umugabo ijya ukora nk'uri kurongora umusazi sha bashyira vuba kugira ngo bitamuhindukana. oya sha ibyo birare byanyu simba byiza noneho biri kwigeza nanashaje nta mukino unywera mu mpuzo twe tunywera mu ese nta bakobwa mugirana? abakobwa baba bahari. kuki atariho waje kukwakira? nuko ari njye wabonetse ntabwo mugeze muvuga umukobwa cyangwa umuhungu. nta kibazo ugiye mbe nganira n'uyu mugabo hano ugiye nitukubwira tukubwira. shaka nkubwire kimwe umva sha opima yego bayo sha subizayo kino cy'intagazi cyawe uranga we nagize ngo basubizeho icupa ngo iki risubize ariko nzagufate mu ngoto urashaka kunyitura kuniga none ni uko rero wanguriye nibyo bitwara neza bitware neza ahubwo utanza kugarukana noneho nkugurira amarawundi rwose mwana kabisa udupeti tubiri ubwo ni icupa rimwe kanga mu jisho ntikanga mu kanwa njye wajya ngo watubura yego uzi ko nazongera gutumira nkugura icupa rimwe ni ukwaka keredi kujya ariko shaka uzi icyaka kiri hano hanze ariko ufite n'icyorezo ntabwo ari icyaka gusa ariko si ubundi tuganire harya cya kibanza cyo kwa sinaporo baragishakamo angahe mwana ngo nyigurire wese afite amafaranga ufite amafaranga cyangwa ushaka umva simfite amafaranga gusa gira uti mfite akajagari kayo ubwo mukanya winyereka nyine rimwe nanjye ugurangurira nta kibazo inzoga ndakugurira ikibazo ni uko mbona wambereye umugabo rero ni ukunywa amafaranga mbwira se umafata nk'ijya ngo waretire nuko nta kintu kiri mu umva se shaka mbwira amafaranga nyine kiri kugura nyigurira kiriya kibanza se barashakamo miliyoni izi eshatu hano ni mu miturire ariko se shaka iminsi ishize ko hari ahaguraga 300,000 mu myaka nk'itanu itambutse none se ifaranga ryari rihagaze kiyegeye ubu ni buri none wumva nkwereke sibyo wowe bakubita shuwadiri urumva bakubita imwe n'igice nawe uryemo nka 300 cyangwa 200 si ni inshuti yanjye se uramuhaye vansi ikibazo se kiri ntacyo ubwo uranguruje icupa umpaye ruswa noneho ndanywa nanga ruswa ariko ruswa y'ikibanza ni ukugira ngo ugere kuraje yo kujya kugisherekanya abayobozi barya ruswa yebaba we abashaka umenye abo bundi rero kamubwira urumva ndashaka ko ugira vuba urumva ukamugirira vuba icyo kibanza nkakiba bigotomera ryawe ntirikugarutse bigotomera ryawe wese babaye yego fundura vuba nyana y'imbwa ubu ni iryo kubona nayinywa se yewe reka kuvuga inyota n'umuryango yewe ungana n'ibyo ahubwo bazane n'izindi ese ndebe ukomeza kunywa wenyine jye utanangurira nimba
natumiza mu kabari ahugurira n'iryo cupa ahugurira umusobongera noneho urigurira nawe nanjye ngurira ninde wakubwiye ko ugiye gurira abantu banywa ibintu by'ibifanta mbo seriveri zana fagitire y'ibyo nakwatse ibindi barakwishyura yaba ni icyokezo neza ariko kumenamo kimwe cy'amakara cyangwa itanu ry'amategura ayo shakiro urazi iwacu mu gutaramye kuguhungirwa uzampenka ayo icupa ryanjye rikoza akazi rero inka eshatu ndaziguhaye inka eshatu hagira umuntu bivuze ngo hano hari ibihumbi 12,200 abo 12,200 njye mfite 2 ko ndishyura 2 by'akantu nahuriye ibindi uriyishyurira ngiye kwishyura 2 urumva 200 uyu ngubu ibihumbi 10 arabikura ibihumbi 10 arabinyihera si 12,200 icumi arabikwihera Yesu wamwumvishe ambishyure byose oya banza wishyura aya ngaya noneho izi ni ibintu wowe ishyura utahe wabyumvisha n'ibindi Yesu iyo ni imyitozo yawe ese iyo unyweye inzoga ugwa n'abazimu wajya kwishyura hariya kuri kontwari umusinzi nakuriweho ujya 200 byaba ndabyimenye bose wa muntu namwishyuye aranyishyuye nange nawe wishyure naranyishyuye ujya arambwira unyishyura amafaranga 10,000 ama 2,500 kakajya kure bose ikiguriro kibaye kiba sekretariya ashobora kugwa hano n'umuntu ukabura sekretari nta muntu n'umwe urimo nta n'umwe twinjiramo
Shari mana yaduteye iteka erega burya cyarabaye pe kandi mu buzima bwawe bwa buri munsi ujya ukunda igihugu ujya ukunda igihugu kandi nawe iyo nkubonye erega mbona uri umugore rwose w'intore akaba uri igihe ukunda kuntaka oya ntabwo ari ukugutaka umugore mwiza ubundi atakwa n'umugabo kandi umwiza arigaragaza ukuntu bagenzi banjye iyo turi kumwe ku ikosi cyangwa muri training no mu yindi mirimo baba bambwira mufite umugore mwiza ariko ntagira amakenga nkabanisha ni muvuga ibyo muzika nzongera kubona nzabona iwanjye azambona aho ngaho uba wafuye none se ubona bagusika munafuye wakunda Shari twebwe pfa kuba igihe cya pose kigeze ushyize mu ndari waza yaza da Shari ubona ibyo ngibyo nabikora nyine nuko mbeze ko utanca imbere nako inyuma naho ubundi byanabaho numva rero ikintu kiri numvaga nshaka ko tuganira n'umunsi tukaganira ku bijyanye n'inshingano z'urugo tukaganira ku bijyanye n'inshingano za bizinesi siko nkora byinshi nijye nkora myinshi bavuze urabona iriya bare yacu kugira ngo uyiteho ntabwo ndi kubikubwira nk'ukoraga nkongera nzagaruka mbere yuko ugiye kugenda rero nanone imana yongeye kuntera iteka none se wagira ngo ino nzu se twari wigura iyo ntagenda ka kamisi iyo bamaye cyagenga ndetse ko twaguze n'inzu n'ubu bongeye kumpa ubutumwa bwo kujya muri Haiti kugenda muri Haiti nzagenda ryari mpeze ngo wahamagara ngo nkubwire ibyo wacu se birateguza ntagiyo oya uzihangane uzaguma undindira umutungo ndavuga ya bare n'indi mitungo yose n'abandi uzi dusangiye udatezwa uzaguma urinde neza urumva oya ihangane kana se sinzakagutera n'ingaruka nzakuremera humura nzakuremera ntugire ikibazo nzakuremera rwose ndifuza ko iriya bare uzayireba neza harimo abakozi benshi harimo abakobwa harimo abahungu kandi bose ubona bingutse urangaye gatoya nazisanga utakiyitirwa dore ko uceceka cyane utajya unanavuga nzakubera aho ntugire ikibazo ndagira ngo iriya bare uyicunge neza aba mwana musaza wawe wa wundi wambwiye ngo duhe akazi nawe mbona seriva neza abakiriya abakira neza nawe uzajya umureba neza kandi niyazakenera ko wanamwongeza kubera ko bagiye kugira akazi kenshi ubu ndashaka no kuza kuba ari we nako ndabikubwiye ubwire ko ari we twagize manager wawe sigara ari manager ko turabakoze ari ibintu byose nawe harebe neza Sheri rero ubwo urumva nyine nta gutinda niko ibyacu biba byubatse ubu nta n'ibintu byo kukurusha uretse kungeza nko ku muhanda gusa ukampepera ngenda naho imodokari zitugeza ku kibuga ziba zaje kudutora nta bindi ngiye kugenda rero sigare neza sigara amahoro ndagukunda rega ndagukunda ni ukuri ngukunda nk'imwe umwanzi ukwanga rwose umwanzi ukwanga ntakerekeze ikirenge imbere abagutekereza bose bagurebesha amaso yabo ibitekerezo bizimirireyo ntihakagire undi mugabo ukwifuza hirya yanjye uretse jyewe jyenyine
uri uwanjye rega naragutsindiye ni ukuri kose ntihakagire undi icyifuzo cya buri wese kizimirizwa mu bwonko ntihakagire umuntu uhagurutse ibitekerezo kubona kumva uranyumva neza urukundo rwanjye kana k'amaboko komera rero reka rero ngende nta kundi nta kundi nyine ubwo oya none se akana ndi hafi kukuremera ningaruka ntugire ikibazo rwose nzakuremera niko buri nawe ubundi se umeze neza ndakubona urimo urakora neza akazi mushiki wawe kandi rwose ajya kuntakira ajya yivugaho buriya ni mushiki wawe cyane mubyara wawe ni mushiki wanjye uburyo ajya mbazamo amakuru yawe uburyo nawe uyambaze iyo turi ku kazi abana abantu bafite urukundo nk'urw'ababyara neza neza rega ni mushiki wanjye twarakora rega buriya ababyara warangaye banabyarana bariya byo ntabwo babyishimiye yewe sawa mbona nyine ku kazi ugakora neza mbona ugakora neza rwose nta kibazo byiza kumushimira pe mbe madamu ntabwo wamenye ko mwene wanyu yadusuye yego Alice yaje sister Muraho neza. Ariko naho narabaye n'igisore rero. Nimunshyira hagati shanumve nanjye nabaye igisore icara hagati yanyu rwose wagira ngo yo wakira abakiriya nawe ubutamiraho sifite se umubosi mwiza none se ubundi wowe wumva Brice wamuza kurya kuri ziriya nkoko urasiga tohagiye wagira ngo idenzi yose ncisha muranye ngashuna umwumva niyo mpamvu mw'iyi minsi sinyunguka cyane kubera inda ya Brice oya nanone ntabwo nagomba rwose avana rwose nawe Brice nta kibazo rwose mufiteho nabo bamvuga ngo sinyunguka cyane kuko azirira urumva n'undi ntiwakora mu biryo utabiryaho nawe aba yakoze cyane reka nawe mbona ko abakoze ariko nawe yogoshe n'udufavore yashyizeho utuntu amakwafu asobanutse kandi shaka niyo twara neza nzagushyingira nzagushyingira rwose niyo twara neza ababyumvise agomba kugushyingira none se ntabwo byabura ndibaza rero umubona hari icyo ushaka kumubaza se aha no kumubona byonyine rega biba bihagije buri amakuru ya mukecuru se mabukwe amakuru ni meza cyane mwongera kubona cyangwa mwite rwose Fande Thompson aragushimira ko wamuhaye umugore usobanutse rega buriya nzayongera rwose rega buriya ushaka kureba umugore muzima ureba amasaziro ya mama we ubundi ushaka kumenya umugore mwiza iyo ugize umugisha iyo afite mama ubona mama we iyo urebye mama we ukareba amasaziro ye ukareba uko ahagaze bihita biguha kumenya uko nawe azasaza rero nari narebye nabonye umukecuru rwose nawe akimeze neza niyo mpamvu mbona ko nawe ari sawa rero ngomba nyine kujya mwitaho nkamuha keya ubona ko sinjya nkunda ko aza muri stress za hariya hariya wowe ntujya ubona se ko niyizira tuzajya dufatanya kandi n'ibitwara neza nzakuzamura no mu ntera kabisa byiza cyane nzakuremera rwose pfo dore ko nta mpyisi ntasi yaragakoma Fande Thompson nose ngende mpyisi oya hege mpyisi mbi ni mahuma ari mahuma nta kibazo ntugire ikibazo karagaciyemo maze uze kureba ko waza kuzimana Brice reka mbe ngiye kambe ngiye rwose agira akazi keza sheneye bye reka nkubwira tuzi ubwenge kabisa ariko natwe twaramukiriye twatanga kugeza na n'ubu atari yabimenya ariko ngiye twe turi kumwe mu bwabo reka njyewe numvaga yambwiye buriya yavuze umukecuru ndafata se yaba arabivumbuye numva bwahoranyije hafi ntabwo yapfa kubiyo nasa rubizi ko azagenda iyo nari mbizi rero abimbwiyeho ariko ntabwo uzi ko ino taki azagendera reka gusa simba narabiguteguriye nari ngukumbuye bya hatari noneho njye noneho
nyuma kubona aguhamagaye nahise numva noneho ntazi ukuntu mbaye waketse ko bizi nahise numva agiye ngo arabizi ariko numva naguhobera ariko ndijijisha ese urumva arabibwira ko neza njye numva ko yaba arebye nabo hanze oya naho ari kumubira se ubundi ryanga ari kubimenya ariko ko nyine ari musaza wanjye nkumva ya babarije ariko wapi ntabwo byaba byo pe reka nta kibazo yabigiraho sheri yanjye rero yaritonda ntabwo reka tujye twijijisha nyine tugomba kugira ubwenge ariko nyine nta n'umwe ari kubimenya ntukamugire ikibazo cyane azamara amezi menshi kumwabira atatu gukomeza amezi 12 yose cyakora yarumvaga yantindiye bya hatari Mana yanjye umugore wanjye ndi kumva cyangwa n'undi cyangwa yatarwa hinjiramo abandi reba agahinda si uguhororera kandi ndebe ko nahamagara abaturanyi wenda baze bangira inama banamfashe neza nze kumenya nimba koko ibyo ndi kumva mu nzu iwanjye ari byo ariko nkubwire bibaye ari byo narasa n'umuntu umuntu utinyuka kumvogera ubwo nagiye gucunga umutekano w'igihugu akarwinjira uko yiboneye anamurasa agapfa nzahamagare tuwanyi wanjye se kirasa ndamubona nzi ko abona mesaje kurusha kumuhamagara akamuha aka mesaje vuba muvandimwe Kiruso bwira na wa muturanyi wawe mu ntabare ndabona mu rugo masanze ibibazo mukibona iyi mesaje muze mwihuta sendi cyo nkundira Kiruso asoma mesaje vuba ahise ayibona kamutegereza ndebe baturanyi nta kintu mbahamagariye mugize ikihe kibazo gerageze mu nyumvire biri mu nzu iwanjye Yesu nasi ni mu nyumvire kuyu we nagiye mu kazi ejo ngo n'umugore wawe ejo nibwo nagiye mu kazi nsezeye umugore nayo mfite gahunda yo kujya Haiti birahinduka nibwo ngarutse none n'igikapo singiki hano nibwo nari ngigaruka nkinguye inzu njya kugera ku rugingo kumange numva ibintu ni mu nyumvire uyu mudayimoni ni wawe wateye urugo rwanjye none se urugo ni urwawe cyangwa uri umwinjira ngaho ni wawe umva byanyebeye uzi namukorera ufata akaguru kamwe ugashyira mugoza kandi uteramo ipasi ntabwo nabyihangana ari njyewe oya ariko umva nkubwire ndamurasa umva nkubwire ndarasa umuntu umva nkubwire umuntu winjiye aha ngaha ko ari wa musaza we uyu mubeshya umva ndabizi umugore ni indaye yirweruka mu buhungu bwa Karitsingi ndabizi neza yazengezeho ngo bakaretse bose oya ndabizi winjiye aha ngaha niyo yaba ari musaza we niyo yaba ari nyirarume icyo ari cyo cyose ndamurasa musaza we yamutakije iyizane ubwo se murase yewe umva nushaka uhite wahukana ari wowe ahubwo ibyo bintu ntabwo nabyangana ari nkagiye nasiga mwisha ariko cyamutera ipasi abagore nkaba yabuze iki musaza we niwe winjiye aha ngaha nta wundi muntu kereka arimo yewe we musaza we ubwo niwe urimo ukora ibyo tuba turumburemo umuco waracitse bigezaho tuba turumburemo tuze gato byabise ntibahumamo azi ko nagiye akazi ko ntahari cyangwa